imiti mwigishe sibyo ugumye ntusohoke urumva umva gafa oya niho fasha twishyura mukobwa ko Fizo ndahari kuri mukobwa singana Fizo kandi ni sheriff sibyo nawe umwana muti cyane tumwigishe sawa wewe mukobwa Fizo atereta mukobwa Fizo atereta Fizo wewe ugumye umwana turakubwira turakubwira Fizo ugumye ntabwo fasha ingofero Saderi waje igihe ki uyura ndamwita Derine se n'iki amwita Derina ni inshuti ya Fizo asa ubundi bonke ngiye banza mbwira ni gute nza hano nje kureba Fizo nkasanga pasiteri ari hano yasinze ubundi hano basiga bahanywera inzoga asa ubundi Fizo wari Fizo rero uri gushaka Fizo rwose ntawe uhari Fizo yagiye sinzi ngahana yagiye nimba yemwe yamasengesho yayo nimba ari muri sinzi byajyemo ko nibyane bijyanye n'ibyanyu musenga naho pasiteri wanyu yaje asanga turi kwinywera agacupa turangije tumugurira agafanta bisanzwe nyine nk'umupasiteri urabizi fanta ramusendeye oya none uko yari yicaye hariya twanywaga inzoga imyuka yazo imuzamukiramo none ko umuzamukiramo akajya ho ubwo rero ukumubona wanze ashaka yagiye mu mwuka amaze nk'iminota igera nko muri wanze nka 25 gutyo rwose wanze yagiye mu myuka rwose sinzi kivuga n'ibyo rwose nuko bimeze bigendeke nariye byinshi aha noneho ndakurwa n'ikira hinga ndeba umutwe mbatekera oh mana oh Jesus inzoga kwa jina la Yesu pombe la nguvu hapa Yesu mwami ndabizi ko watubuye divayi utigeze utubura uruganda waragi Uwiteka ndabizi yuko wamfashije muri byinshi Uwiteka ndabizi ko ari wewe wabanye nanjye muye n'ibigeragezo byinshi bishoboka Uwiteka ndabizi kubana nanjye igihe cyose ndagusabye ngo umfashe toka jetani mu izina rya Yesu ndatsinziza inzoga toka jetani mu izina rya Yesu ndayamaganya abadayimoni ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo Adeline nani waje cyane Mizina rya Yesu ndaguhumana igize inzoga n'umwuka mubi wazo ntugufate kuva ryari bibiyoga nageze no nyimbabwire ko ibiyoga nshaka na hey Adeline urabona ko dufite akazi gakomeye urabibona dufite akazi gakomeye turafite gusengera abantu mu izina rya Yesu turafite gusengera abantu mu izina rya Yesu ibiyoga nibazongere kubinywa abyumvikana nge nzabasengera mu izina rya Yesu kugeza Yesu Kristo aje bonke ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo abadayimoni bashe amena uyu mudayimoni uguteza kunywa inzoga mu izina rya Yesu ndamwirukanye mu izina rya Yesu ndamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo nundi wese wabikoraga nundi wese wanywaga inzoga nundi wese wari ufite muri gahunda menye ko inzoga ari mbi ndagusengera mu izina rya Yesu ndagukura mu mudayimoni ukurimo harimo umudayimoni ukurimo ndimo ndamureba kuzamukamo aguteza kunywa inzoga reba aya macupa yose ari hano wanyweye ndagira ngo nkubwire yuko ugomba kwakira agakiza ukava mu byurimo njewe ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndirukana abadayimoni bose baguteza ibi byose bakaguteza kunywa inzoga zingana gutya ndirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ndagusengera vugutamena Umaderina nari najanze kureba Fizo ngo tujye mu masengesho ariko ibintu nsanze hano wabo wafizo ashobora kuba atabizi iwe nasanga bahangwira inzoga zingana gutya nanjye birambabaje dufite akazi kenshi ubu mukanyi nari ndimo kwereka ubwoko bw'Imana ndimo kwereka ubwoko bw'Imana burimbuka ndimo kwereka abasore n'inkumi beza barimo bajya mu muri utazima bitewe nuko banze kwemera bitewe nuko banze kwihana ndagira ngo mfashe amasengesho ariko harya uruje kureba nje kureba Fizo nyine hari amasengesho twari dufite y'urugero Fizo nukuvuga ngo bambwiye yuko sinzi ibyo bambwiye niba ari byo bambwiye yuko yagiye ngo mu masengesho ariko ikigaragara nuko tutabaye hafi ubwoko bw'Imana bwarimbuka nukuvuga ngo nta kibazo
nta kibazo, reka ngumye nsengera bano bantu, ariko wibuke gahunda dufitanye ko tugomba gukora amasengesho. Ndagufasha rwose. Tugomba gukora amasengesho aba bantu tukabagarura Imana, tugarura Imana, inama z'Imana. Ahubwo reka nzena nagutuma umbwire wa mukobwa wundi musenga numwe w'inzobe, umubwire yuko tugiye gutangira amasengesho y'iminsi 3, twiyiriza ubusa ubwoko bw'Imana. Urumva? Ubu ni ukuvuga ngo genda umumbwirire ko ubwoko bw'Imana bunyotewe ijambo ry'Imana. None rero pasiteri yereka ndeke gutinda njye mu masengesho, ariko umfashe aba bantu basengera. We nta kibazo ndabasengera. Ndabwira na Fizo agufashe, dore uyu muhungu baraba. Ndirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Nta kibazo, reka nguherekeze kandi ndagusabiye mu izina rya Yesu, Imana ijyane nawe. Reka nguherekeze ugende mu basengera. Pastor, ndabona mwene wanyu w'umurokore agiye. Ushaka ukuntu dukana kandi karawundi muri ya maturo rwose. Cyakoza Pastor, uringe turakabisa. Mwene wanyu ramwushuje ziramufasha. Ukuntu hanze umuza gurutwanye urugana. Dukana kandi karawundi twinyweye. Pastor yo kwa niyo yone. Yawirira amaturo. Ngenda senga wirire kabisa amaturo mu rusengero. Ariko je byira. Nawe murabikura akazi. Kandi ukuntu waragiye ho. Kutambaza. Ruranga. Kwitambaza inzoga ni namwe zaje. Ese sigiye ubundi inzoga ari wamwe. Inzu yuri mu mwuka inzoga zaje. Uyu ni uw'imitwe turaje. Cya gikorwa nacyo ninjije. Byundeke. Ninjije rwose. Abundi biryunde. Jewe ndabona ibyina habikomeye. Birakomeye mu izina rya Yesu. Ubusa amaturo uzayarira ko ndeba naho wibeta uza kuyarira abakristo baba kugendaho. Ndabona ngiye kwikomereza nisubirira nawe ugiye guteka hari guteka imitwe hariya naha ndabona se byavamo nahagewe gihe abakristo bahariya ndabatekinika bahagatura nkubitamaga kote nkajyano nkabashyira mu mwuka nkabwiriza hano hariho nishingira urusengero jewe tuzahita dupanga mama hariya hari ifaranga uzaza uri pasiteri wo mu izina rya Yesu mbasengera nzu uzaza uri umupasiteri wo mu mahanga nibwo batura neza bagatura menshi kandi ukabasengera basengera bazabona amazu mu izina rya Yesu ko bazabona amazu bazagura imodoka bazabona n'abagore beza gutyo umva rero mu izina rya Yesu ibintu byose ugiye gutungana gute se ubu ngubu ugiye kujya unyinira diyo nanjye ngukinira indi diyo umva ugiye kunshakira ibyana by'ibikobwa byiza kandi bifite wabakiza ibyo biroroshye yewe mfite ibyana byinshi hari n'icy'umuntu merutse kuza gusura inaha se kumugani umwe wa mupasiteri ngo ugiye gusura wa mupasiteri ndabyibuka yabivuyemo iby'ubupasiteri ariko nawe mitwe ndamuzi umva afite icyana dore yifite aha amanyu dore umwana nshaka ufite amaso nk'ay'inyana sibyo ufite iminwa yayindi usoma ukumva ko Yesu agira neza ukumva kurimo neza noneho ufite mu nda zero simbikubwiye nshaka icyana gifite mu nda zero noneho gifite amabuno ateye nk'ay'igisabo yayandi wakicaraho ukagenda ku buryo nzajya mu mwuka nzajya nyicunde uko ubishaka ndagushakira icyana bazajya babona na pasiteri bakavuga tuye niwe pasiteri amina reka rero pasi uzamaho uyu ahubwo ngiye kuguha misiyo mu izina rya Yesu ugiye gukira kujya unshakira abakobwa beza tuve mu magambo uriya mukobwa nawe wamenye bashobora kugarukana na Fizo baje gusengera hano bakongera bakadusanga wowe reka tugende gahunda niyo ibyana bifite amaso meza nzagushakira kumanyo nanjye gahunda amabuno ibyana bifite nk'ibisabo tuzajyana gushinga bizinesi y'urusengero la market pasiteri n'umuranda twigendera ndandatu pasiteri bakundaga banjizemo tuzashinga bizinesi y'urusengero turakize tugomba kubakuramo
mfashije kwisomera ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Oh, ni karibu uje kunsura. Shaka beri. Ni karibu rwose hano iwacu ni Fatina Hebuka. Sitari pe. Ako sandi makuru ra. Kuko shani meza rwose nyine dore ndaho ndi kwisomera ijambo ry'Imana igitabo cy'indirimbo. Kaze rwose wowe birimo rwose. None se wabigenza utenyine tugomba rero gusenga. Ibinzi ntabwo byoroshye. Nta jambo riri kugufasha se ngo umbwire nanjye. Urumva ryabura se. Andorene rero nshuti yanjye. We humura. Imana dusenga irahari. Shavana iby'Imana aho ngaho rwose nyine mfite Nuko Imana irahari. umva nkubwire usengeye nibaza ikintu nabuze pe. Mary atwereza amafaranga hafi ya buri munsi sibyo reba papa inzu arayujuje uko bingana sinibaza ikintu rwose njye abasore bampora usendi mubi nanjye iyo nirebye rwose mbona ndi mwiza sibyo umva mfite amaso meza sibyo noneho mu nda mana yanjye sinzi mu nda zeru inyuma hano naho rwose wajyanga uratendetse wagira ngo Imana yampaye ibyanjye n'iby'abandi ariko rwose rwose yose yaragushizeho sinzi icyo ndi kuzira pe bari mufashe insengero ariko mudarizwa hari ikintu nibutse ni iki se atari ejo bundi nari ndi mu cyumba cy'amasengesho hanyuma umwuka w'Imana aramanukira urumva yakubwiye gute nibona ndi mu bukwe bwawe gwiki mbaza ngo wari washyingiranywe nande n'umupasiteri ukomeye byari birimo Imana njye na pasiteri wowe Madarina nkureba wambaye neza mwana we yanjye atari ibintu mbyenye ni cyiza ariko nangiye kubisengera kandi no gutegereza ngomba gutegereza ikimenyetso cy'Imana kuri senga Imana irahari ahubwo se mudo ubu ngubu ko twavugagurwe ubu nta muntu wawe uri hano ngo abe yatwumvirije oya nta wundi muntu uri hano papa yagiye aherekeje umushyitsi wari wadusuye musaza wanjye nawe rero uramuzi sinamenye yaba ari ahora agenda buri munsi nta muntu rwose songera twemera ko ibintu byose tuvuga nta n'undi muntu ese we kandi nabonye uriya musaza wakase nibyo ubizi himbazwa Mana mwiriwe Madre wiriwe papa ndabona wabonye umushyitsi yego papa Adeline yari yansuye turaririmba abasenzangane muhari mukora amakuru meza papa mwiriwe mute se hano mu meze neza nyine urabona nabonye n'umushyitsi ntabwo umujyanyisha twari tuyanganirije ko nshaka gutuma se ko nyuma yese papa nshaka gutuma hari haruguru kwa mugabo w'inshuti yanjye nshaka kujya kuzanirayo nta kibazo akajyayo noneho kandi hafi y'umushuti wawe agumye aha ngaha ndabona namuherekeza mvuye waruguru hari ikibazo nta kibazo ngaho mama ugende nyine mumubwire mu papa arantumye gahunda arayizi twayivuga nyine ahita kumera utumuzanire okay sawa papa kanze ndaje ntugira ngo ndahita mbangu mujyane n'Imana yego papa nyine nawe wunganiriza umushyitsi wibuke kwambara agapfukamunwa kandi kakarebe siko nzanye agapfukamunwa ka papa nanjye mpagurutse nirukanka nta n'ibyo kureba yaba we kansubire mu rugo nirukanka ariko se ajya witwa Adeline ageze ngombwa kugira ngo tujye dusigara ngaha twigana n'ibyawe biri mu mupango w'Imana wese ko ubibona tekereze neza urasanga byari biri mu mupango w'Imana ubu ngiye kukubwiriza mujyane mu cyumba musengere twice amagini nyine mageni icyumba cyarimo mageni oya nyine ubona nta magini ushobora kuba ari mu mubiri wawe ntambikaho nk'inkoni nyine akahita asohoka yirukanka koze y'Imana mageni mu mubiri mbese ntuzi ko na Mose yarambitse inkoni ku nyanja hakahita habonekamo inzira
ubona nk'iriya nyanja twegerana nk'amagini ari mu mubiri wawe, ngomba kurambikaho inkoni amagini akahita asohoka yirukanka yose hasi. none ufite inkoni? Mfite inkoni y'ubushumba, sibyo? Ahubwo twagiye rwose mwana mwiza, dore uracyatema n'itoto, tugende njye kugusengera. Ni mu cyumba njye kugusengera, twice amagini, kurambikaho inkoni ibintu bigende neza. Yesu se Adeline se wahise ataha nonaha?